urugendo rwo kuba umukristo nyawe ni ikintu cya mbere kiba kigoye cyane. Irebere nawe uwo musore wahanganye n'ibibazo bikarangira n'ubundi abaye umukristo ari we muntu wangaga Imana. ubuse kuba ndi umupagani n'ibyo bintu bitumye mera gutya nacanga nzabivamo ubukene sinarinzi ko wangirira neza bisubaye ikikandi bite byawe mwebwe muri mu mashimwe nyine twarakubiswe twabaye abajura byaranze abajura iyi kwisi ni kwimera abajura none bigenda bite ejo bundi ntabwo nyirukankanye ngo nibye imyenda ariko urandeba ukambona nsa nk'igisambo ari igisambo neza wayikuye njyewe urandeba ukambona nsa nk'igisambo ubundi iyo wayikuye umuntu w'umupatoro ibintu by'ibisambo ari igihe bishyiramo akenda keza kugira ngo babone ko ari byiza byiba abantu nawe ni kumeze none se kankubaze sibyo wari wibye mu rokore nagiye kumubaza nsanga wanamwibye ya myenda ubwo yutayimusubiza ngo ugende wishyire ku irembo urebe kubaho nimba ari buriya buzima mubayemo waba ubeshye nimba ari buriya buzima mubayemo urahera ku munsi wa mbere wagiye mu byumba by'amasengesho nyine uretse uri kubona umunsi wa kabiri umunsi w'amasengesho umunsi wa gatatu mu byumba by'amasengesho ahubwo ni mwebwe bajura nturya ibyo ukuye nimbarwa mu masengesho hari Imana wigeze itegera ngo ubone ikugejejeho ibiryo ibyo bikura Imana yacu irakora ibyo urya nyine ubikura he umva yagize gutya mu Bisiraheli ibaha amano yari turutse Abayisiraheli uvuga ibyo bintu wabivuga neza ari uhagaze urabizi Imana ya kera niyo y'ubu Imana ya kera se haba Imana ebyiri nyine ngo niyo Mana y'ubu bishoboka bite kugira ngo Imana kera ko umuntu yakoraga nk'ikintu wenda wabonye ibyo batubwira muri Bibiliya numva muvuga nga Aburahamu ibintu nyine uburyo agiye utamba umwana ngakabona ikibatsi cy'umuriro icyo kibatsi cy'umuriro wakibonye he wowe turabona nta n'ibyuzi nose agiye gutamba umwana abona umwana w'intama mu gihura amubwira ati kwizera kwawe ndakubonye sha ubu ngubu igihe cyose mbayeho ko narabona icyo gihuru kirimo umwana w'intambara nta kwizera ufite kwizera kwawe none wowe waramubonye kwizera kwawe ni guke muri birahanditse ngo ugize kwizera kungana n'akabuto ka Sinari uri kumva wabwira uno musozi uva hano ujye mu gishanga bawitonze nkubaze sibyo wenda usibye gutsimbarara ku Mana yawe tunajye mu mitekerereze y'abantu jya muntu ahubwo ariko uri murantinza sha nyine ntabwo ndi kugutinza bawitonze yetumye nkuhagarika ahangaha ko Bibiliya uyize yanditswe nande iyo Bibiliya yahumetswe n'Imana iyo Mana yawe ifite ubushobozi bungana iki bwo kugira ngo ihumeke aho kugira ngo ihumeke umwuka ihumeke Bibiliya yo yahumetse mu bantu abantu bayikorera sha wenda rwose pe ibisi twabisigana ntabwo twabisigana ko nagutsinda ikintu mbona nagutsinda iyo Mana yanyu yarabaroze wowe ni wowe yaroze yarakuroze sha kinkuye mu mwuka aho nari ndi kugenda niririmbira hano nikomere sinarinzi ko wangirira neza cyane sinarinzi ko wangirira neza cyane kubera bintu umuntu uramubwira ngo iyi sibyo mere kuwa mbere gusenga kuwa kabiri gusenga kuwa gatatu gusenga bizamarira iki barandatura bakayajyana n'amaterekera ko bakayajyana ariko nta n'Imana igifashamo ejo nasubirije ibibazo byari binyishe ndaza kubikosora ngomba kujya gusenga ubundi bimariye iki nakugura umwenda imyenda mfite ninyaranye umwaka abandi bariyambarira ibindi ugende kujya gusenga bizamarira iki mufasha abakene ibyo batwigisha ngo niwe ugiye kwiba ngo ntugasambane kandi ibyo bintu biraryoha iyo wibye ikintu utakorera aba ari sawa wasambana ukumva umeze neza yari ntabwo kuri iyi Mana kuko nyihamiriza nzayigumaho paka nzayigumaho pe ibyo bitwiba ariko uyu mukristo ngomba kuzamugusha ibyo yigira byose gukorera Imana ntacyo bimaze ubu se njyewe igihe cyo ubu se ndusha imyaka nayikoreye ni mikeya se azaguma akorera Imana ubundi njye nshinze koperative
nashinga koperative yo kujya nkubita insenzi zisenga. Ubundi nuko ari ibintu biba bidashobotse. Njye naza nkakwemeza bro, ugiye gusenga umunsi wa mbere, ugiye gusenga umunsi wa kabiri, ugiye gusenga umunsi wa gatatu, ngo ugiye gusenga n'umunsi wa kane, ngo ugiye gusenga. Ubu usenga ibiki? Ibyo ngibyo nibyo bituma muba abajura bro. Ni mwebwe abakristo ba nyabo, uzabaze bro, ntabwo ari wo mukristo wa nyawe. Na Petero yapfuye atari wo mukristo wa nyawe. Ncunge rero. bayeho nabi pe. Unasenga ko habe n'ikiro mfite mu nzu cy'umuceri, umugore yaragiye, mujya gusenga. Ngo nyuma y'abandi ku gatatu nkajya gusenga, nzi ko ari umunsi w'isoko nabona ikorera imizigo, nkabona uko ari umunyu, ariko ku gatatu nkajya gusenga. Imana nkorera iranyumva, ntabwo inyumva. Mpura n'abantu bakansinyagurira ngo narahorose, nari mbyibushye, ariko nizeye ko izaguma kumfasha. Ibi bintu ntabwo zabitumamo pe, siko nabivamo nkajya hehe? Urwego ngo ni twakuvaho tukajya hehe? Ukorewe ufite amazi y'ubugingo, nta handi najya. Ngiye kuguma manyanyaze ndebe ko nazagera nkagera ku iherezo ry'ubuzima, nanjye nkakira nk'abandi. Ese koko mu by'ukuri ni gutya dukwiye kubaho koko? Ubuzima ko bugoye. Nzakora iki kugira ngo mpindure ibintu koko? Kubaho utizera Imana no kuba kure y'ifeza n'izahabu, kandi ari byo bikwiye gutunga ubugingo bwawe. Ubuzima mbayemo nta byishimo mpura nabyo. Nkwiye guhindura ibi bintu, nkwiye kwegera Imana kuko nayo ikeneye kunyegera. Ubukene si ikintu we, ariko ibintu bigoye birananiye. mbere najyaga ngira gutya nkaseka Jovanisi, none yaragiye yarakize, yabaye umushoramari kubera kwizera Imana. Ngiye nzakora iki we? Ngo njye sinafatanya n'abandi ngo twizere Imana, ngo ahubwo ndi kuyigamburuza. Si ubu nabikuriyemo ikihe gihembo? Ariko Satani ahemba nabi. Ntabwo ibi bintu mbyumva pe. Mbere napimaga ibiro 50, bitewe n'ukuntu nabaga mu muryango wifashije, uramfasha utuma ngira icyo ngeraho. None imyaka 3 yonyine ishize, icyo gihe muri icyo gihe nari mfite mu biro 70-80, nkajya nishongora ku bantu basenga. None ubu ngubu muri uyu mwaka ushize ibiro byose biragabanyutse, ndi gupima ibiro 45. Kwizera Imana kuragahoraho. Kuba umukristo nyawe niyo ntwaro yonyine, niko kabando kaherekeza umuntu wese uri muri iyi si, kuko birafasha cyane. Bitugeza kuri byinshi twebwe ubwacu tutakigezeho n'amaboko yacu. Gusenga Imana n'ibyubaho. Ubu sinzira ndi kunicayeho, ndabona n'umuntu wama n'agaceri k'ijana, abandi barikiriye, naho ngiye ngo ndi kugamburuza Imana. Sinajya gusenga ibyahehera. Ko wicaye mu nzira shawa wabaye iki? Wabaye ko wicaye mu nzira? Mukomere. None cyaje ubundi duhura ngo waje tukajya gusenga. Urinde? Ese ntabwo ko ndi umuturanyi wawe. Ndi umuturanyi wawe. Wowe Jova? Ni njyewe. Nga kuba mu Mana. Ari umuririmbyi ubivuga ngo kuba mu Mana ngo ni umunezero udasanzwe. Ubu Kristo ko bifasha. Ndi mu Mana ndimo neza. Ariko we wagira ngo nkwitabo nk'urumogi,
wagira ngo sinzi icyo wabaye. Erega nanjye si njyewe, erega hari ukuntu tugira w'iki buzima bukanga ukagira ngo turi gukora satani pe. Wundi mukorana ndetse iyo twavuganye uwo mwami ukora azaguhemba umuntega. Ntabwo ko turahurira hano. Nanjye ukwiye kunyereka iyo mana yawe pe. Imana yo mu ijuru irakora irashoboye. Nansezeranyije itaje. Ibungu bigiye kubisohoza. Uracyari mu matabe mu nzoga. Cyokora ikintu cyo mbonyeho. Kwizera Imana biraguma kandi kuba umukristo nyawe birafasha. Ahubwo iryo jambo uvuze ni ryiza. Ubu ngubu nsigaye ngenda nubwo nagenda n'ikirometero ntaragwa hasi. Hari abantu benshi bandaya bakagira ngo ni sida nanduye. Ariko ndabyihanganira kubera ko nanjye si njyewe narashutse. Nanjye si njyewe pe. Sinzi ibyankoremo byatumye ntizera Imana. Oya Satani asigaye akorera mu bantu. Iyi nzira tunyuramo iraruhije ariko nituyisoze. Cyokora icyo nagusaba, ikintu nagusaba uzasabira imbabazi kuri Nyagasani kuko ngewe ubwanjye simfite n'ububasha bwo kumugirira. Ubu ndi kujya gusenga nakerewe ndi kubona amasaha amfashe. Kandi ahantu ngiye gusenga ni kure. Cyokora wenda uyu munsi sinabiteguye ariko ubutaha uzambwire nanjye tujyane gusenga. Ubutaha tuzajyana ariko ndagusengera humura. Wumva utuje ngenda gusengera Imana yo mu ijuru. Ubyibuke rwose pe. Ukomeze urugendo nakerewe. Yego mumubwire yuko natwe dusugaye dukunda Imana. Usigaye wicara mu nzira mukanyusa nase basi wansigiye n'ijana kureba ubuzima bwanjye. Nacyo ntabwo ntari nkusabye ijana ngo ndaguhamagana nabi. Ubone ko Imana igira neza singaya. Amafaranga singaya to n'ibiceri 200 nkuhaye. Jova murakoze pe abantu mukunda Imana. Imana izajya ibahemba. Je tubeho neza aho. Cyokora yangaya mbonye arambaye shaho byibuze iminsi 3. 200 mbonye ku muntu nahemukiye. Ayarambeshaho pe. Senda cyabasha no guhaguruka. Ariko Mana ya. Umupasteri yifata mubwire ngo navamo umuntu uzi kubwiriza sha. Ngo navamo n'umubwiriza nkajya imbere y'abantu nkababwiriza. Ibi bintu nabikunze cyane. Kari kumbonamo impano y'ukuntu nahajya imbere y'abantu nkababwira ijambo ry'Imana. Uyu mutwe nanjye ukavamo ibintu byiza cyane. Nari naracitswe pe. Ubundi Irani yo nzumuye kubarizwamo. Hari ahantu nahakunze cyane. Mana, uri umugabo nanjye ndakwemeye pe. Umunsi wa mbere ngiye mbwiwe amagambo ahumuriza umutima wanjye. Ngo ibibazo mfite barabizi no kutizera kwanjye aho gushingiye barakuzi. Ndabikunze cyane pe. Mana, ukuriye muri pastor ambwira ubutumwa nari nkeneye. Ubundi burani bwomba nkeneye. Mwiye kujya njya gusenga nkanaburira abandi. Muntu udasenga ukwiye kuba umukristo nyawe. Nanjye ndi umukristo. Gukorera Imana nako bisa, gukorera Imana nako bisa. Gukorera Imana nako bisa. Mugabo, bana musanze mu by'Imana. Noneho twanaganira. Ubundi mu mashimwe. Nari ngiye gusenga ariko ese buryo ko duhurira hano hari umuntu ubuhategeye. Zihorera ubwo ndi mu mashimwe akomeye cyane. Utese kandi Imana yankorera igitangaza. Sigaye nanjye ndi umuntu uri kubwiriza. Ntabwo byakunda wowe. Kubabwira ijambo ry'Imana atasi. Ngambwira ijambo muri nimba waragiye gusenga mbwira ahantu basomye ndatamena ko wagiye gusenga. Witonze nkubwire. Baratubwiye ngo uyu munsi uri hasi y'abantu bo. Ngiye ijambo ryose nifashe mu mutwe bari kwigisha amasaha 3 ariko yose nayasobanura. Ariko kambicisha mu magambo make. Uyu munsi ufite ibibazo uragaragara nk'umuntu uhangayitse mu bandi ariko Imana ikuri hafi. Uri kumva nkuko Imana itigeze itererana Yobu nawe kuri hafi. Iryo jambo nari rikunze cyane. Yobu yahuye n'ibibazo cyane. Ubu ngubu ngiye sinzongera kujya njya mu bigari. Ngomba kuba umukristo. Isaka waziretse n'itabi. Ibintu byenda bishyize kure cyane yanjye. Imana ikura kure we. Gusenga Imana nabonye ko inyeneye nanjye nubwo nirengagizaga. Ubu zikari wa muntu nangaga mu buzima bwanjye numva ko naraga. Icyo cyo kora nabonye. Ngiye nkwiye kuba umutangabuhamya ndi umukristo nyawe. Ubayo mbona mboye muri South Africa. Ndi umukristo nyawe nzabihamya.